gushimira Allah no gusabira intumwa amahoro n'imigisha. Amazina yanjye nitwa Tuyisenge Jamali. Nk'uko abavandimwe wari ubimbajije, nkaba ntuye mu mujyi wa Kigali, Nyamirambo. Nkaba nanone ndi umwe mu banyeshuri kaminuza iboneka mu gihugu cya Arabia Saudite, aho bita Madinatul Munawwara, muri university yitwa Jamia Islamia bil Madinatul Munawwara. Nkaba ndi muri faculty cyangwa ishami usuluddin, bijyanye n'amategeko y'idini y'Islam, bijyanye na aqida n'imyemerere ndetse no kumenya Allah subhanahu wa ta'ala. Nkaba ngeze mu mwaka wa nyuma, abanza asoza umwaka utaha inshallah. Nakoze cyane rero kwibwira abadukurikiye, reka none dutangire tuganira ku bijyanye n'irayidi. Irayidi abantu benshi bajya bayumva, ariko by'umwihariko igisobanuro bwacyo irayidi ivuze iki, ni naho turi gukomeza tuganira no mu biyiranga n'ibintu bitandukanye abantu bashobora gucamo kugira ngo babe babasha kumva neza iyo rayidi. Murakoze. Alhamdulillah والصلاة والسلام على رسول الكريم محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، nyuma yo gushimira Allah subhanahu wa ta'ala no gusaba intumwa amahoro n'imigisha, irayidi nk'uko bimbajije ni ukuvuga ngo irayidi ni umunsi mukuru w'abayisilamu. Umunsi mukuru w'abayisilamu nk'uko abamenyi bagenda babisobanura, bavuga yuko ari umunsi w'ibyishimo, ari umunsi wo gusabana, ari umunsi wo gutumira inshuti n'abavandimwe kugira ngo babashe kwishima muri bimwe baba bagezeho. Abamenyi bavuga yuko mu Buyisilamu tugira irayidi ebyiri. Mu Buyisilamu tugira irayidi ebyiri. Harimo Eid al-Fitr, akaba ari irayidi yo gusiburuka mu gihe tuba tumaze iminsi 30 turi mu kwezi gutagatifu kwa Ramadan. Hakaza na Eid al-Adha, iyo nayo akaba ari irayidi iba mu gihe tuba dusoje nanone nayo iminsi 10 bagiye mu kwezi gutagatifu kwa bari mu basoje mutambagiro mutagatifu. Uwo munsi wa Eid al-Adha akaba ari umunsi w'igitambo. Umunsi w'igitambo akaba ari umunsi wa 10 w'ukwezi kwa Islam wa Dhul-Hijja. Niyo minsi ibiri dufite mu Islam, minsi mikuru y'irayidi. Hakiyongeraho undi umunsi umwe ngaruka cyumweru w'umunsi wo kwijuma. Uwo munsi nawo akaba ari umunsi nawo mukuru ngaruka cyumweru w'abayisilamu. Iyi minsi rero uko ari itatu ni iminsi mikuru mu Bisilamu twizihiza, ni iminsi bikomeye cyane cyane no kuri iyi minsi nk'uko tuba tuvuye mu kwezi gutagatifu kwa Ramadan, Eid al-Fitr. Tuvuye mu kwezi gutagatifu kwa Ramadan ko tuba tumaze iminsi 30 twiriza, dukora ibikorwa byinshi bigiye bitandukanye, twiyegereza Imana, dusoma Qur'an, dufasha. Ni iminsi bihambaye cyane. Rero iyo dusoje rero aba ari umunsi mukuru wa Islamu. Abayisilamu bakwiriye gusangira muri rusange, ndetse bakanasabana, bagatumirana, ndetse abakene bagatumira abakene kugira ngo twese tubashe kwishimana. Ntihabeho umuntu wenda wagira umunsi w'irayidi ukaba umunsi kuri we kubera ko adafite benda ibyo ari buze kuba yasangira n'abandi. Mu make uba umunsi w'ibyishimo muri rusange. Mu gukomeza rero uyu munsi twinjiye mu mategeko y'Isilamu, nk'uko intumwa y'Imana Muhammad sallallahu alaihi wasallam ibitubwira, ikigera i Madina yasanze hari imwe mu minsi abantu baho bishimagamo bagasabana. Nyuma yaho iza kubabaza ati ese iyi minsi ni iminsi bwoko ki? Hanyuma basubiza intumwa y'Imana Muhammad sallallahu alaihi wasallam yuko ari iminsi bishimamo ndetse bagasabana. Intumwa y'Imana irabwira iti ubu ngubu muri aka kanya Imana iyo minsi ibahinduremo iminsi indi myiza ikomeye irusha ya yindi, ariyo Eid al-Fitr ndetse na Eid al-Adha.
ari wo munsi wo gusiburuka w'ukwezi gutagatifu kwa Ramadan rero witwa Eid al-Fitr, ndetse hakaba n'umunsi wo gutanga igitambo rero wita Eid al-Adha. Intumwa y'Imana Muhammad sallallahu alaihi wasallam rero ubwo iba ibwiye abantu b'i Madina yuko iyo ngiyo ariyo minsi mikuru, mu gihe bava muri ya minsi bari basanzwe ya kijiji nk'uko abamenyi babisobanura, ababwira yuko iminsi bagomba kwizihiza ari iminsi Eid al-Fitr ndetse na Eid al-Adha. Kuri uyu munsi rero wa Eid al-Fitr, iyo minsi ni iminsi bikomeye cyane ku Muislamu. Ni ukuvuga ngo Umuislamu aba agomba kwizihiza iyi minsi yonyine, nta yindi minsi yindi iza ishamikiyeho, nk'uko wavuga uti bamwe mu bantu bizihiza ngo iminsi yabo y'amavuko, ugasanga bari kwizihiza ngo iminsi y'ibindi bigiye bitandukanye. Ariko mu Islam iminsi dufite niyo minsi ibiri hiyongeyeho ndetse n'umunsi w'ijuma. Wenda sheje tukiganira kenshi abantu baba barakuze cyangwa se natwe dukura bumvaga bavuga bati twirayidi, kumva nk'abana barabwira ababyeyi bati muzatugurira imyenda mishyashya, abana bisaba, ukabona rimwe rimwe byaranubahijwe. Hari amategeko ubundi muri Isilamu ibyo bintu abigenga ku buryo wambara umwenda mushya kubera ibyo byo. Ni ukuvuga ngo kubera yuko aba ari umunsi ukomeye cyane wa Kisilamu, abamenyi batugaragariza yuko ni byiza kuba ni muri sunna cyangwa ni mu migenzo y'intumwa y'Imana Muhammad sallallahu alaihi wasallam kuba umuntu yajya gusenga cyangwa gusari yambaye umwenda mwiza. Nimba udafite n'umwenda mushyashya ariko ushaka wa mwenda mwiza wawe uwufure, ni byiza yuko wakwitera ka parufe ku bagabo kugira ngo ugende uhumura. Macyo ni byiza muri mu migenzo y'intumwa y'Imana kuba zina wakitaka, ari umunsi ugaragaza ko ari umunsi w'ibyishimo udasanzwe. Ni byiza kuba wagura umwenda mushyashya abana, ndetse ufite n'umudamu ukamugurira, byose biremewe mu dini y'Islam, nta kibazo kirimo. Hanyuma ku bigendanye kuvuga ngo abantu benshi baba bategereje kuzarya inyama by'umwihariko ndetse n'umuceri w'ipirawu, ibyo burya bifitiye inkomoko kuri uwo munsi. Ni ukuvuga ngo kubera ko ari umunsi w'ibyishimo, birumvikana n'abantu baba bagomba kuba bateka bagasabana. Ni ukuvuga ngo umunsi w'ibyishimo abantu bagomba gukora ikintu gihuza abantu kugira ngo bishime, nuko bagomba no guteka bakanasangira muri rusange. Niyo mpamvu rero bagomba guteka bagasabana bagasangira bagatumirana kugira ngo wa munsi koko wabere umunsi mwiza, bitewe n'iki yuko ari imwe mu minsi twashyiriweho kugira ngo tubashe kwishima kuri zimwe mu ngabire Allah subhanahu wa ta'ala aba yaratugeneye. Hanyuma abayisilamu basiga iminsi 30 badukurikiye, ariko baribaza bati mbere yo gusenga niyo dukwiriye kubahiriza. Ni ukuvuga ngo mbere yo gusenga irayidi hari imwe mu migenzo y'intumwa y'Imana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kuko tuba tuvuye mu kwezi gutagatifu kwa Ramadan, twegereje umunsi w'irayidi. Hari zimwe muri sunna. Imwe muri sunna nuko Umuislamu mu gihe yitegura kujya gusara irayidi, nuko agomba kubanza kuva mu rugo iwe yamaze akoga neza akitunganya. Indi nuko agomba kuba yagira icyo afata ava mu ifunguro afata, nguko aba ari umunsi wo gusiburuka mu gitondo. Mbere yo kujya gusari hari ikintu ugomba kubanza gufata, niyo wafata igikombe cy'amazi ukanywa, kubera ko ntabwo aba ari umunsi. Muri hadithi y'intumwa y'Imana Muhammad sallallahu alaihi wasallam tubwiye naha ani siyamu yawmayni yawmul fitri wa yawmul adha, birabujijwe cyangwa ntibyemewe kuba wasiba ku munsi w'irayidi Eid al-Fitr ndetse na Eid al-Adha. Ni ukuvuga ngo iyo minsi uko ari ibiri ni iminsi aba ari iminsi yo gusabana no gusangira muri rusange. Birabujijwe rero ko wakora iki, wayifungamo cyangwa wakiyiriza. Ikindi nanone ni ukuvuga ngo kuri iyo minsi ni iminsi dusingizamo Imana, takbira, tugashimira Imana cyane, tukayikuza tukayihimbaza, kubera ko ari iminsi ikomeye cyane Allah subhanahu wa ta'ala aba yakoze iki, yadushoboje. Ikindi nanone ni ukuvuga ngo ni iminsi cyane cyane wenda nko Eid al-Fitr, ni umunsi Umuislamu agomba kuzirikana agatanga zakatul fitri. Zakatul fitri rero ni ituro utanga mbere yuko dusari. Iyo itanze mbere yuko nyuma yuko twamaze gusara nanga ibiki zakatul fitri, ahubwo babaye muri sadaka, mu zindi sadaka zigiye zitanga. Ubugenge buri muri uko gutanga zakatul fitri nuko ari bamwe mu bakene baba
batari bubashe kuba wenda babona uko bishimisha kuri uwo munsi mukuru. Niyo mpamvu rero ari ya zakatul fitri irakusanywa hanyuma igashyikirizwa babandi babakene batabashije wenda badafite ubushobozi kugira ngo baze gukora iki, baze kugira nabo icyo baze gusangira muri rusange kugira ngo nabo bishime nk'uko hari abandi baba bishimye. Rero ngira ngo ndumva ari ibyo twavugaho. Wenda ku badukurikiye hari abantu baba bashaka kudutera inkunga mu bihe bitandukanye, aho ujya kuri YouTube ukandikamo Kwigira Isa, niko nyine YouTube yacu yitwa, ugakanda subscribe, ugakanda like ndetse na share kugira ngo usangize na bagenzi bawe video zitandukanye tugenda tubagezaho. Ku badukurikiye rero turimo kuganira na Sheikh Jamali, aho arimo atubwira kugendanye n'irayidi abantu benshi baba bafitiye amatsiko. Birashoboka ko waba ukunda idini ya Isilamu cyangwa se ufite amatsiko atandukanye. Nizera ko Sheikh akomeje kumara yegushe. Ni ukuvuga ngo umunsi mukuru w'irayidi ni umunsi uba ukomeye cyane bitewe n'ibihe tuba tuvuyemo. Umuyisilamu ndetse n'umuyisilamukazi nyuma yo kwishimira igihe abantu bishima bakarenga imbago z'Imana, ntabwo rero ari byiza kuba tuvuye mu kwezi gutagatifu kwa Ramadani ugasanga usiburukiye ku bintu bibujijwe Allah subhanahu wa ta'ala akoze iki yabujije. Ni byiza rero umuyisilamu gukomeza, nimba tuvuye mu kwezi gutagatifu kwa Ramadani warasenga gatanu ku munsi, warakoraga ibihagararo bya nijoro, uyu niwo mwanya wo kugira ngo noneho ukomerezeho kubera iki ni wa mwitozo tuba turimo. Wenda nishyize mu mwanya w'abadukurikiye Imana kandi ishobora kubaza ibibazo bishoboka, nibaza ngo umuntu ari we wese yemerewe kuba yasenga irayidi tutagira topic ikondukurikiye ibigendanye n'irayidi Sheikh yatangiye gusobanura. Ni ukuvuga ngo irayidi ngira ngo nk'uko nabisobanuye mbere ni umunsi mukuru wa Islam. Ni ukuvuga ngo umuyisilamu wese ko yakora iki, yasenga umunsi w'irayidi, wenda usibye ku bagore bari muri ya minsi yabo, abo ngabo bemerewe kuba bagira ahantu wenda hasengewe irayidi bakumva inyigisho, ariko ikijyanye n'isengesho ntabwo kiba kiguze iki, ntabwo kiba kibareba. Ariko muri rusange abantu bose bemerewe kuba bakora iki, umuntu wasibye wese yemerewe kuba yasenga irayidi, apfa kuba gusa ari umuntu muzima nta kibazo afite ubwenge buzima, uwo ngo yemerewe yasenga irayidi. Abantu bakurikiye ibitangazamakuru bitandukanye barabuze bati wenda irayidi irasengwa saa moya zuzuye, ukabona hari abaje nyuma yaho irayidi yarangiye, cyangwa se abavuga bati ntabwo tujyayo tudasanga yarangiye kubera gahunda zitandukanye bari barimo, cyangwa se uburyo bari kugera aho bayisengera byabagoye. Burya abahombye ibintu byinshi, ni itegeko kuyisari ibisobanurishe. Irayidi ni sunna, irayidi ni sunna n'umugenzi w'Imana Muhammad sallallahu alaihi wasallam muakkada. Ni byiza ko bakora iki, wasari umunsi mukuru w'irayidi, ni byiza cyane nk'uko, ariko nanone nubwo ari n'itegeko, ni ukuvuga ngo ikintu yari sunna, ni ukuvuga ngo aba ari ikintu cyiza mu gihe Imana Muhammad sallallahu alaihi wasallam akoze iki, bigikoze uragihemberwa. Ariko nanone iyo utayisayi, ntabwo rero iyo utayisayi ntabwo ukora iki, ntabwo yihanirwa, kuko reko isura twategetswe n'eshanu nk'uko tubibwiwe n'abamenyi, hari salatu al-zuhuri, al-asri, al-maghribi, al-isha ndetse na fajiri. Izo nizo sura rero zitegeko twategetswe, izindi ziza ziri mu bijyanye na nawafila mu migenzo y'Imana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hari ubusabe bwihariye wenda se Umuyisilamu asaba cyangwa n'uko yitwa ngo ntabwo twavuga ko wenda hari ubusabe bwihariye Umuyisilamu yasaba, no kuvuga ngo buri muntu afite ibyo akeneye ko Allah subhanahu wa ta'ala yamukemurira ibibazo. Niyo mpamvu rero tuba tugomba kuba tuzirikana cyane cyane ku busabe. Ubusabe ni ikintu gikomeye cyane, kubera ko nimwe tubwite abdu'a yughayyiru al-qadar, kubera ko ubusabe buhindura igero. Niyo mpamvu rero Umuyisilamu ku kijyanye no gusaba ntabwo ugomba kwihuguza, ugomba gusaba ikintu cyose wumva ukeneye yuko Allah subhanahu wa ta'ala yakora iki, yagukemuriramo ikibazo cyawe. Nta busabe rero wenda buhari bwihariye, ariko cyane cyane ibyiza buriya mu busabe tujye tugerageza tunasabira n'Imana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kubera yuko namwe Imana tubwiti man salla alayya salatan wahida sallallahu bi 10, uzansabira inshuro imwe nzamusabira inshuro zingahe
inshuro 10 ntitukagere tunihuguza nafsi zacu dusabe ibyo dukeneye ariko tunazirikane yuko tugomba no gusaba intumwa y'Imana Muhammad sallallahu alaihi wasallam kugira ngo wenda ibyo byiza natwe bizakomeze bitugereho. Mu gusoza rero turasaba Allah subhanahu wa ta'ala yuko iyi Ramadani dufunze yuko yazadushoboza tukabasha kugera no mu yindi Ramadani. Turasaba Imana subhanahu wa ta'ala yuko aho twagize imbaraga nkeya tugateshuka ntitubashe gukora ibyo Allah subhanahu wa ta'ala yishimira, turamusaba imbabazi. Turasaba Allah subhanahu wa ta'ala yuko yazaduhuriza hamwe ndetse n'intumwa y'Imana Muhammad sallallahu alaihi wasallam bifadli subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wassalamu alal mursalin alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh.